yigize kabushungwe. Uyu mugani abanyarwanda baca bagira bati yigize kabushungwe, bawuca iyo babonye umuntu wigize inakoreka bamugoragoza akanga akabikinani, nibwo bagira bati naka uriya yigize kabushungwe. Wakomotse rero kuri Bushungwe w'Ikageyo mu Kingogo ku ngoma ya Mutara Rwogera ahasaga mu mwaka w'1850. Bushungwe rero yaratuye Ikageyo, akaba umukungu w'imyaka n'amatungo, adendeje mu bana benshi n'umuryango mugari. Muri uwo mudendezo we rero akajya yitegereza amakora acicikana ava iwabo ajya ibwami kwa nyina wa Rwogera, dore ko Rwogera yari akiri umwana muto, ubutegetsi bugifitwe na nyina Nyiramavugo Nyiramongi. Bushungwe rero yabona ayo makoro agenda bikamurakaza akababara. Bukeye bikomeje kumutera umujinya, abwira bene wabo ati ariko ibintu byacu mubona bijya ibwami ubutitsa, mwebwe ntibibababaza? Ati kuva ubu ndabasaba ko mucikiraho, ntimuzongere kugira andi makoro mujyana ibwami. Bene wabo baramushwishuriza bati reka da, ntitwashobora kwimana amakoro y'ibwami, ejo batazatwita abagome hanyuma bakatwirukana. Bushungwe abonye ko banze kumva imigambi ye, akoranya abana be n'abavandimwe, hanyuma ababwira igitekerezo. Areba abo bahuje ibitekerezo ati dore inama nagiriye bene wacu yo kudatura wa mugore Nyiramavugo batinye kuyemera. None mwebwe ndabizeye, nimubona bikoreye amakoro bayajyanye ibwami, mujye muyabambura muyanzanire. Ati mbese ibwami mwumva si amaboko baturusha? Bo hari ikindi bafite? Ese uriya mugore aturusha amaboko ki? Ubwo nyine yavugaga Nyiramavugo Nyiramongi nyina wa Rwogera. Nuko Bushungwe nabo bahuje umugambi bahera ubwo bakajya batangira abantu bajyanye amakoro ibwami, nuko bakayabambura bakayajyana kwa Bushungwe. Inkuru yashyika igera ibwami bati Bushungwe yarigometse, yazitiye amakoro y'ibwami arayikubira. Bene wabo badahuje umugambi babyumvise barikora, barahaguruka basanga Nyiramavugo Nyiramongi, bajya kumwishinganishaho bavuga ko Bushungwe akora ibidasobanutse. Bakongera bati Bushungwe nubwo abikora bwose ntabwo dufatanyije, kandi baranamuhannye arabananira. Ubwo bagenda bitwaje inkoni gusa, kuko icyo gihe nyine inkoni yasobanuraga yuko mpakanye ubugome. Ni kimwe n'iby'uyu munsi umuntu yitandukanya n'abandi mu bitekerezo. Nyiramavugo Nyiramongi amaze kubona ko abo bene wabo babushungwe bitandukanyije nawe, nuko nawe arabashima, asigara arakariye Bushungwe n'urubyaro rwe, ategeka ko abatware bagera ingabo hanyuma bakamutera. Kandi rero abivuga bene wabo wa Bushungwe bakiri aho ngaho. Bamaze kumva iteka riciwe ry'uko mwene wabo atanzwe, basezera vuba vuba bataha. Bageze Ikingogo bajya kuburira mwene wabo umuvandimwe, bamubwira bati urahejeje, ibitero by'ibwami biraje bigusakize, biraje upfe upfane n'urubyaro rwawe. Bushungwe rero akoranya abagore n'abana be, arababwira ati numvise ko Nyiramavugo Nyiramongi yadutanze, ariko muhumure ntacyo azadutwara. Ariko yungamo arababwira ati icyakora nimupfe guhunga, muhungishe inka n'incuke, hanyuma nge ndasigara ahangaha, ntacyo umwami w'umugore yenda kuntwara. Abagore ba Bushungwe rero bahungana n'abana n'amatungo, hasigara rubanda rukuru rwiyemeje kumurwanirira. Ako kanya iz'ibwami ziba zirasesekaye, zisesekara Ikageyo, zanzikana n'iza Bushungwe. Ruremvekana rero bishyira kera. Bushungwe amaze gusumbirizwa bamufata mpiri, baramububaha, baramushorera, bamujyana ibwami. Ntibamugirira nabi rero, kubera ko icyo gihe umuntu wafataga mpiri yabaga yemeye icyaha. Bakamutwara ntacyo bamutwaye, kubera ko nyine yabaga afashwe mpiri. N'uwageragezaga kumwica kandi yafashwe yakatirwaga icyaha cy'urupfu. Nuko rero Bushungwe baramushorera. Bigiye imbere gato bahura n'umugabo wigendera. Bushungwe ati ndasaba kwibwirira ijambo rimwe uriya mugabo duhuye. Abandi baramwemerera, kuko wabaga yafashwe mpiri yagiraga uburenganzira bwo kuvuga, yewe no kugira icyo asaba bakakimuha. Aramubaza rero, aramwegera, yegera wa mugabo, nuko aramurembuza, aramubwira ati genda umbwirira abagore banjye n'abana uti muramenye ntimwiyahure, kandi ntimugire ikibazo, ntihagire n'ikintu cyanjye mwangiza.
ntabwo umwami w'umugore azagira icyo antwara mba mbaruga. Baramushorera rero no kwa Rwogera na nyina bati nguyu ubushungwe turamuzanye wigize ndakoreka. Nyiramavugo amukubisa amaso aho kugira icyo amubaza atera hejuru uti uno muburagasani nta bugome ashigaje, n'ishusho ye ndabona ubwayo ari ubugome. Yabivugaga rero gutyo kuko n'ubundi Kabushungwe watari mwiza ku isura mbese mu bijyanye n'uburanga. Bushungwe rero abyumvise atyo ababonye urwaho rwo kumushuka, atera hejuru ati nyagasani hari icyo ngusaba. Nyiramavugo ati ngaho kinsabe. Bushungwe ati nagira ngo menyeshe ko nta bukirundusha uretse izina ryonyine ryo kuba uri umwami, naho ubundi uzabaze nari nsanganywe ibintu byinshi, none nakubitiyeho no kukwambura amakoro. Ureba rero yuko ntacyo undusha. Akirekanya ayo magambo abari aho bose baraseka, babwira Nyiramavugo bati icyakora nta kubeshya, umuntu wari ufite ibye none akaba yakubitiyeho n'ibye bwami koko, urumva atakurusha ibintu. Noneho Bushungwe arushaho kubona inkunga yo gukomeza kumushuka ati nyagasani ohereza abantu bawe vuba bajye guhagarara ku rugo rwanjye, hato rubanda batakwangiririza ibintu kandi byari kuzakugirira akamaro. Ati kandi n'ibyanjye byose biguhayeho impongano yo kugira ngo ubashe kutanca amatwi. Nyiramavugo ati nguciye amatwi bwo byagenda bite? Bushungwe ati nasubira iki ngo nciye amatwi? Abagore banjye n'abana banseka, inka zanjye zikampunga kandi ngatakaza agaciro mu kingogo bari baramenyeho ko ndi igihangange. Arakomeza ati nyagasani ndabigusabye ahubwo ntanga mfe, hato hatagira abanzi bansaba gucibwa amatwi. Nyiramavugo ntiyamenya ko ari ukumushuka, bimubera nk'uruhato abyemerera nk'ukuri. Aho kumutanga rero ngo apfe ategeka ko bamuca amatwi bakamurekura agasubira mu kingogo. Nuko rero Nyiramavugo yitera hejuru ati mumureka agende, abo basore n'abana bazajye bamukwena bakamugira ikingonyore. Bushungwe rero yicinya icyara aho yari yicaye arishima kuko atagipfuye ahubwo agiye gukira. Nuko bamuca amatwi yombi rero baramubohora baramureka asubira ikageyo. Agezeyo asanganirwa n'impundu. Naho rero Nyiramavugo asigara yishima amishuke ngo yamuhaye igihano gikomeye, ntiyibuka ko nubwo gucibwa amatwi ari ubusembwa ariko atari ukwamburwa ubuzima. Kuva ubwo rero babona umuntu w'ikinani bagoragoza ntashoboke bakamugereranya na Kabushungwe bati uriya yigize Kabushungwe. Kwigira Kabushungwe rero bisobanuye kwigira ikinani, kwigira indakoreka, kwigira umuntu udashobotse ukaba nka Kabushungwe. Ngaha rero aho ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi, abakunzi b'ibirari by'insigamigani, uyu munsi twabonye ku mugani witwa kwigira Kabushungwe, cyangwa se ukumva umuntu agize ati runaka yigize Kabushungwe, ukabyumva ariko ntumenye imvano y'umugani, ntumenye aho byaturutse, ariko tubonye yuko byaturutse ku mugabo nyine witwaga Kabushungwe. Iyi migani rero tubasomera tuyisoma mu gitabo cyiswe Ibirari by'insigamigani. Ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Niba uri mushya ahangaha turagusaba gukanda kuri subscribe kuko biradufasha bigatuma tumenya ko dufite abantu dukorera ibi, kandi nawe bikagufasha kuko bituma umenya umugani ukawumenyera igihe, ukawumenya utawubwiwe n'abandi. Ngaha rero ducumbikiye ibirari by'insigamigani byo nakagaruka. Mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda, tuzasubire ubutaha. Ubwigunge buraryana burya bwagashe rubanda, uwakabaye umuhanzi azimata n'ubugeni, ntanzi igitebwe n'ubugwari. Rutimbo sinzaba mu bwigunge, Rutimbo sinzaba